arakoze Stanislas kuraze kuri ayo makuru, nagira ngo noneho akomeze atugezaho ibisubizo twageneye batwandikiye. Rugombo kuba mu Buholandi aragira ati ibiganiro mwatangiye mu rwego rwo kuganira ku bibazo by'u Rwanda n'abanyarwanda, dialogue inter-rwandais autrement inclusif, abenshi barabikurikira kuri radio Tuganire kandi barabyishimiye kuko babona ari wo muti nyawo wavana u Rwanda mu kaga rwaguyemo. Barasaba kubikomeza no kugerageza guhura n'abanyarwanda b'ingeri zose kugira ngo bamenye neza ibyo biganiro icyo ari cyo, ariko bishobotse mu bagaragariza igihe ibyo biganiro byashyirirwa mu bikorwa, igihe byatangirira, niba n'abategetsi b'u Rwanda babyumva kimwe nk'uko byasobanuwe na Semushi na Ndayisaba. Icyo gihe rero birasaba kwegera abari ku butegetsi kugira ngo nabo twumve icyo babivugaho. Turabifuriza ugutsinda kw'ibyo biganiro bigamije ubumwe bw'abanyarwanda. Urakoze Rugomboka. Tuganire ni ikiganiro cyanyu mwese abagambiriye kubonera umuti nyawo ibibazo byazahaje akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda rubarirwamo. Abayobozi b'u Rwanda nabo rwose tuzabegera tubasabe gusubiza ibibazo by'abumva ikiganiro Tuganire. Naho Uwimana Sara ubarizwa mu karere ka Huye ati turabashimye cyane kubera ibiganiro bidasanzwe mutugezaho. Imvugo itobora ukuri mukoresha ntabwo tuyimenyereye hano i Rwanda, kuko utoboye bagutobora umunwa, wagira amahirwe bakakuriga ingengabitekerezo gacaci kakwikorera. Harahagazwe. Iyo nshingano mwihaye ifite ireme rwose, ariko muzagerageze no kuyumvisha abayobozi b'u Rwanda kuko bakunze kubona ibirohwa babyita umusarara kandi atari impumyi. Yesu ubu nimwazatubarije gacaci impamvu ica imitwe aho kunga abanyarwanda, igatera intimba abashengurwa n'intuntu yo kubura aho bavugira n'uwabavurira. Urugero rwa Afurika y'Epfo yeretse isi mu bwiyunge bw'abanyagihugu mubona ruteye ikimwaro. Harya koko ngo ingoma idahora bayita igicuma, ntacyo mvuze niteranya. Nyamuna sindebwa ingengabitekerezo. Sara urakoze kugeza ibitekerezo byawe kumva Tuganire, abafite ibisubizo ku bibazo byawe bumvise. Twizeye ko bazakungura ubwenge vuba. Nawe vuga y'abagabo Jean Bosco kuba muri Autriche watwandikiye ugira uti kwa kuri guca mu ziko ntigushye ndabona mutaguca iruhande. Ikinyoma cyaranze imitegekere y'u Rwanda ni ngombwa ko gihezwa. Ntabwo abanyarwanda bashobora kubana mu mahoro baticaranye ngo babwizanye ukuri, buri wese ngo yinigure kubimubagambye. Ndizera ko ari byo mwita dialogue inter-rwandais. Nibitaba ibyo amateka y'u Rwanda azagenda yisubiramo, genocide hamagara indi. Abategetsi nibumve ko kuri gushingiye kuri dialogue ari wo muti, hoye kandi kugira ufukiranwa kabone niyo yaba atavuga rumwe na leta. Kandi buryo tubwira ubutegetsi ibyo tubona bikocamye, bari bakwiye kujya babiduhembera kuko tuba tubafasha kuyoborana umucyo. Ukuri ni nk'umuti mu gisebe, kuraryana ariko kurakiza. Vuga y'abagabo turagushimiye kuba usangije abandi ikikuri ku mutima mu ntambara barwana yo guhuriza abanyarwanda muri dialogue. Solange baragira ati ndagira ngo mbabaze icyo muzaniye abanyarwanda kiyongera ku bindi bitangazamakuru byari bisanzwe. Muri iyi minsi hari amasite ubona agamije guhangana kurenza kubaka. Mwe murateganya gukora iki kizatuma site yanyu cyangwa se ibiganiro byanyu bisohora ibintu byubaka? Mu byo twabonye usibye amazina ngo Jean Claude Nkubito tujya twumva handi na Stanislas kurazi kubone nge ntanazi, nta mwirondo wanyu ngo tumenye abo muri bo muri bantuki ubusanzwe mukora iki. None se abanyarwanda tuzagira ikizere abantu batatwibwira? Mwarize cyangwa ntimwize? Muri heshyaka? Wowe nije yanyu gamije iki? Icyakora ubwo mutubwiye ko mucyubaka site yanyu, reka tube dutegereje. Ubwo ibyiza biri imbere, dutahe cyane. Solange urakoze. Twagusaba kongera kumva ikiganiro cyacu cya mbere twahitishije ku itariki 19 z'uku, ndetse n'icya kabiri twahitishije ku itariki 22 z'uku. Ibyo biganiro byombi bisobanura ku buryo burambuye icyo turi cyo n'inshingano zacu. Tugambiriye kubaka abanyarwanda, abasenya ntitunabatiza umuhoro. Kubyerekeye umwirondoro w'ababagezaho ibiganiro turacyabitegura, ndetse tuzabagezaho n'amafoto yacu mutavaho mutwitiranya n'abaringa kuko dukorera habona. Nakongera kwibutsa ko nta shyaka dukorera, n'uwakwiyitirira Tuganire mumenye ko yaba yibeshya anabeshya rubanda. Norbert Manirafashe uri i Kigali yaragize ati muri make iyo radio nge yanshimishije,
gusa sinzi uko twazayisura. Ikindi ndifuza ko mwajya mungezaho amakuru mukoresheje email yanjye kandi na FM irakenewe. Norbert nawe turagushimiye. Igitekerezo cya FM turacyakigaho. Tukaba twizeye kuzabagezaho ibiganiro byacu kuri FM mu minsi ya vuba. Ku cyifuzo cy'uko twajya tukugezaho amakuru twifashishije email yawe, nakubwira ko ndetse n'abandi bumvireho ko tutabasha kujya tukwandikira buri muntu ku giti cye. Mujye mudusura kuri site yacu munayimenyesha abandi www.radiotuganire.com. Nshuti mwakomeje kutega amatwi rero, ntidushoboye gusubiza abatwandikiye bose kuko muri benshi, ariko buhoro buhoro tuzadufata umwanya nk'uyu nguyu dusubiza ibibazo byose mwatubajije, kandi ntimuzaye mutubaza ibibazo gusa, muzajye mugerageza no kutugira inama. Turabashimiye naho ubutaha. Winore ubwo utenya ngenda